konzi ko nta mugore bari barasezeranye mwahuriye. Yaguhisha ukuri yakubwiza ukuri ntiwari kumwemera dore ko ukiri n'agakobwa kakiri gatoya wakana nyine yakwiciye ubuzima gusa ngo vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha oya aho nuze kumbwiriza impamvu ndayizi kubwira izijya kugushuka wanyweye nyinshi none se ubu wanywa ikaziye ebyiri ma abakunzi ba Keza TV show man ndabagira ngo muri commentaire none umujye mumenya ibintu ntari naramenye umubwire ko ntareresha umwana kwa mukeba umubwire ko ntareresha umwana kwa mukeba nanjye ndacyari zamwirere ihangane niwe kigomba kura kidasubira zamuka kirimo hano no gitabye ngiki mana yo mwijuru we nibi byanjongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di Nongeye kubasuza mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabashimira mwese mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi ndetse namwe mu bana natwe mwebwe mujye muri comment mukandika inama n'ibitekerezo hari abo tugenda tuganira bagiye batandukanye rero mukajya muri comment mukubandikira ni byiza kuko inama zanyu zifasha benshi ndetse n'ibitekerezo mubaha n'ubundi bufasha mugenda mutanga bugiye bunyuranye kuba twaganiriye nabo amwese mufasha abantu Imana igisubiza aho mwakuye uyu munsi ndi kumwe na Teta na mama Teta ari we Vicky ndetse na mama Alice ngira ngo ubushize twaraganiriye nawe ndetse n'umugabo wiwe ku makuru meza barasubiranye iyo umuryango watandukanye kumva ko umuryango wongeye guhuza ni ibintu byiza kandi by'agaciro babiganiriye n'abantu bakuru basanga bakwiye gusaza bari kumwe ni nabwo umugabo yaje kumenyesha umudamu ko afite undi mwana witwa Teta ibiki ni byinshi byabaye aza kumubwira ko umwana yifuza ko babana reka mbanze mbaye ikaze hanyuma tuganire nabo kuko buri wese yifuza guhura n'undi kugira ngo banamenyanye banabazanye ibibazo hari ibyo mama Alice yifuza kubaza Vicky urumva ntibyabura bijyanye n'umwana by'umugabo yaje kumusobanurira Vicky turaguhaye ikaze nakoze cyane urashunise kuri kurya ubutugori waje utari cyangwa imbabura ziramanitse shawara n'iki k'imisozi yakakaye ko mama ari tuguhaye ikaze nawe wambaye ni navugire baya ni bwoko bw'ubwo ni ikanzu dodesheje wambaye ikanzu nziza mezutese neza ahuye na muke namubonye wifuzaga kumubona hari hashize igihe nyine abaturanyi bamubwira ariko Imana ishimwe umwumva mu makuru ubonye cyane Vicky haryo uramuzi mu mamara mu mama nawe ni umudamu wa Papa Teta uramuzi we haryo ubwo si ubwa mbere muhuye ni ubwa mbere duhuye umuntu yigeze kubimbwira ariko nanga kubyemera kubera ukuntu Papa Teta acecetse rero nkomeze mbivuge ndakubwiza ukuri ko kubera ukuntu Papa Teta acecetse banga ni Papa Teta jewe ahubwo mbashije kumirwa uriya mugabo wanjye nako wacu ni kuri yateye no mbashije kumirwa ke cyo ntabwo nari nzi ko rwose hari undi mudamu imbere yanjye wambanjiriza ntabwo se yigeze abikubwira ntabwo yigeze akubwira ko afite umugore n'umwana mana ke mbashije kumirwa pe mbashije kumirwa nta kintu nabirenzaho ngo mama Alice ngo Teta burya afite grand sœur wiwe mukuru we uko rero urimo kubyumva nanjye niko nagiye numva ko nyuma ntandukanye n'uno mugabo yahise ngo agendana n'undi mudamu ni wowe Vicky ariko twagendanye turi mu cyari icyo gihe kereka niba inda
mwari mu mutarase mwari twari ku gikongoro icyo gihe abagabo ukuntu batera inda ntiwamenya ayitera ku gikongoro ejo akayitera twari ku gikongoro ahubwo wowe mbwira mwakundaniye kuko papa teta urabyumva tuvukira hamwe ariko ni umushabitsi ntabwo sigeze akubwira ko afite n'amasambu mu Mutara se ko yaguhishera kandi ngo ubwo ni sheri babanye ubwo rero nagiye kumva nyine numva abaturanyi baravuga gutyo ego bavuga ko hari umwana murumuna wa Alice ati buriya Teta afite uwo Teta tumuzi kuri Papa Teta tumuzi kuri Papa Alice Papa Teta nza no kumubaza ariko se Teta uwo numva Papa Alice bimeze gute ngaho nyibwirira mukobwa mwiza umva rero ngewe ntabwo ndi umushizi w'isoni ngo ndavuga bake babanje mu mazina numvise ko uri Mama Teta umva rero Mama Teta pe nishimiye ko nazahura nawe ndabyifuza igihe kirekire Imana ishimwe ko duhuye yego nigeze kumva ingira mugabo wacu avuga yuko ngo ashaka ko Teta aza kuba iwanjye ese niwe waba warabimusabye ko Teta yaza kuba mu rugo nyine nashatse ko twabiganiraho nk'abakeba basangiye umugabo shake ko ndumiwe koko uri umugore wa Papa Teta mukuru Papa Teta burya nawe wari uhari yaragufite yarahishe munsi y'akabati ese Teta afite imyaka ingahe Alice afite imyaka 25 sinzi iyo Teta afite afite 20 none rero birahita biguha niba ngo Papa Teta yaragufite nanjye ambeshya noneho nyine ibyo tubiveho ni iyihe mpamvu yaguteye kohereza umwana mu rugo kwa mukase kandi nawe ukiri impamvu ubwo nyine irahari mvura mubwire mama reka mubwire pe ikintu mbashije kubona cyo ndumiwe oya wikunda ndabona ungana nka mukuru wanjye sha ibigaragara koko Papa Teta yaragufite uri umugore wa Papa Teta ukurikije nyine uko wamubonye n'imvi uri umugore wa Papa Teta ntabwo tungana rwose uriya niwe bwatamatako bw'umugabo wanjye nanjye ninjye mugore we wa mbere pe uri umugore wa Papa Teta ntacyo utarimo kubona ariko kuko ntabwo nabanje kukubeshya yambeshye nawe agufite yenda bitewe nuko nari narahukanye kandi njya mbona kwahukana bijya byabaga nko mu muco kera ntabwo ibi bintu nabyumva sinanabyemera kwahukana byabaga nko mu muco hari n'ukuntu umugore yagiraga gutya agata akavuga ati reka njye iwacu unywaho se ntabwo nk'ibyo bintu wa fanta nkanywa umutobe nkanywa icyayi iyi ndabona ari imitsingi yego nubwo ntayinywa ese na Teta nywa cyora anywa aricyo se kunywa gutyo ni bino bintu koko akiri umwana ko mbona urimo kugotomera nk'ikimodoka gitobotse ariko kubanza mbanza nkubwire niba umugabo wawe yakuntumyeho niba umugabo wawe yakuntumyeho ngo mukomeze twiganirire humura Papa Teta yaragufite nanjye afite nkunda kwibariza ku buryo wenda n'uwo mwana twazanamugorora tukamuzana mu murongo ariko nyine ninjye mugore wa mbere da ndetse si umugore gutya ninjye mugore wemewe n'amategeko ndi umugore w'isezerano rwose pe wa Papa Alice mwasezeraniye se ko ku gikongoro navukiye nge hamwe nawe tubana tukakodesha nyuma akagenda ko nzi ko nta mugore bari barasezeranye mwahuriye yaguhisha ukuri yakubwiza ukuri ntiwari kumwemera dore ko ukiri n'agakobwa kakiri gatoya wakana nyine yakwiciye ubuzima ariko nyine komera ndagira ngo twivugire ku bibazo by'umwana
kubera icyo ushaka ko umwana aza mu rugo. Reka mpindukire twiganirire. Abagabo barabeshya, abagabo nta kuri bagira, ariko si bose. Ntabwo abagabo twabafata ngo tubashyire mu gatebo kamwe. Kandi kuba waranabyaye Teta, mama rimva nkubwire, ntabwo bivuze ko utazabona nawe umugabo ugukunda, umugabo ugutetesha, umugabo muzicara akagukundwakaza. Uracyari muto, ahubwo mbwira, urashaka ko Teta aza ngo tubane? mama ari mu by'ukuri ndabona uri n'umubyeyi, ndabona uri umubyeyi mwiza pe. Nuri nk'abo nagiye mura nabo bakanshishura b'indaya se. Oya, njye sinigeze Wenda nanjye ndababaye ko ndi indaya. Oya, ntabwo nawe uri indaya, ntabwo nawe uri indaya, ni wowe ubyiyise. Ntabwo uri indaya, wabyaranye n'umugabo umwe. yakubwiraga ni kimwe. ngo Vicky ngo papa Teta yamubwiye ko Teta ashaka ngo ko babana mu rugo. Njyewe rero nakubeshye mu kinyarwanda twese dusanzwe tuzi ko abana b'abakobwa bakunda base pe. Teta yakundaga se kugera rwose akiri n'uruhinja. Niba mwana n'abanaga iminsi yazaga yasangaga Teta ari agahinja kanuye, yamutegereje. Ndabizi no kuri umukobwa we pe. Bigeze ubwo papa Teta nsiga ku Gikongoro, sinzi niba rwose ubizi. Oya, ntabwo mbizi. Akambeshya ko azagaruka akagenda nagaruke, ngo makurana n'umwana twenyine. Ariko mana, papa Teta nawe yaragufite nyine, urabyumva nyine, ndi umugore tutagiye kure njyewe, tutagiye kure twijya kure rwose. Teta yerutse kunganiriza rwose pe. Arambwira ati mama aho bigeze ndumva nshaka kubona papa, jewe mubone, sinshaka ibintu yadukoreye natwe tubimukorera. Agahungure akagori karangoze kwisomere kuri ka gacupa kawe, yenda ku kantu kamanuka. Nubwo ndi umurokore ntabwo bivuze ko ntaguherezaho. Kamanura ko gashishwa. Kumbi papa Teta yambeshye igihe kingana kuriya nawe agufite uhari. Ntabwo nyine ukuri ntabwo kuri mu muntu. Mama tutagiye kure, iminota yashize, ndabizi urataha kure nanjye ndataha kure. Urataha kure nanjye ndataha kure. Nafashe umwanya wo mu by'ukuri umwana yasabye guhura na se, yego, kazajya kumusura. Ntabwo mbizi niba ari ukubana mu rugo bya nyabyo, ntabwo bizi kuko ariga muri kaminuza. ntabwo bizi. Nta n'umwanya niba ari ukumureba ngo amusure mu rugo, ajya haza nk'umwana haba abane n'uwarisa mukuru we. Yego, ntabwo ndabimenya, ariko uyu munsi ndaza kubimenya byose. Yego, uyu munsi ariko reka nkubwire, uraganiriza umwana rati. Ndaganiriza umwana mubazi. Yego, gusa nindamuka amenye ko Teta rwose ashaka kuza kubana nawe mama, nuri umuntu mubi pe, ariko jewe sinabimwemerera na gato. Kuko imyaka ameze ndera uwo mwana irahagije, waravunitse bihagije. Ariko papa Teta niba yaranaje kubeshya ko umwana agira ngo aze mu bana, yarakubeshye. Yego, ariko nanjye sindi umubyeyi. Gusura papa we ntago nabimwangira, nise pe, akanamenyana na Lise, amenyane na Lise. Ariko kuba iwanyu kandi ibyo byo rwose nanjye sinabyemera. Simbishaka humura niba wanaje urakaye. Bwa mbere tukigera hariya tutaragera kuri kamera nabonaga undeba nabi. Tekana ntabwo natuma umwana wanjye aza kuba iwawe rwose. Tuganiriye nawe nsanze utari umudamu mubi, ahubwo twashatse nabi. Twashatse umugabo utafite ukuri muri we, twashatse umugabo ugendagenda, ariko tugomba tekana rwose. Teta ntabwo yaza kuba iwawe pe, uzamureke ajya aza gusa dusure, hanyuma ugende niba nawe ngombwa rwose ntazanaharare ko simbishaka. Utaha tuzongera umbwire Teta igitekerezo. Ariko se nkubaze, imyaka yose yashize ntabwo papa yigeze kubwira ko mfite? Nukuri kw'Imana yo mu ijuru, nsenga Imana yo mu ijuru, nsenga Imana ihoraho se w'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo senga saa 6 mu gitondo na nimugoroba, nta kintu yigeze ambwira. Mama nanjye narasengaga rero, utaza kubona ndi kunywa akakantu ngire ngo nanjye nijye. Oya, gusa ngo vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha. Oya, aho nuze kumbwiriza, aho nuze kumbwiriza impamvu ndayizi. Ariko kukubwira izijya kugushuka wanyweye nyinshi. None se ubu wanywa ikaziye ebyiri.
ma uri umubyeyi abakunzi ba urizi. Keza TV show man ndabagira ngo muri komante noneho umujye mumenya ibintu ntari naramenye muduhamagare 0783 mwabantu noneho iryo mbonye nagahoma muno oya humura 0783 no kuri WhatsApp ndiho humura mumbabarire mumbwire iki kibazo kibabayeho papa komera tuzabyumva nawe nushaka tanga iyawe nawe bakubaza jewe yanjye ni 0783 iki kibazo ari mwe kibayeho ubu mwakifatamo gute humura rero nge nawe tuzabyumva mubye mana ndakubaha humura nuguruzi nk'inzoga aka kantu ntacyo gatwaye gusa mbashije kumirwa aka kantu ntacyo gatwaye iyo ugafashe neza mu rugero ntiwemere gutegekwa nako utekane teta ntabwo natumaza kuba iwawe mama ariko umureke umwana kuko ntawe uhitamo aho avukira nta n'uhitamo uburyo avuka teta umubwire ko afite mukuru we kandi ko na mukuru we nawe nzabimusobanurira azamukunda ko na mamu dogo wari we ngewe ubwo ni mamu kubwa ariko tubyite gutyo ko nawe amukunda nta kibazo ntabwo yaza ngo tetarye undaburare cyangwa se arisarye undaburare papa teta rero umubwire ko ntarapfa umubwire ko ntareresha umwana kwa mukeba umubwire ko ntareresha umwana kwa mukeba nanjye ndacyari zamwirerera kuko na Bibiliya iravuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo ntabwo mukase ari we wamumenyereza iyo nzira uruhare runini ni urw'umubyeyi w'umugore cyane uri umubyeyi mwiza pe ndacyari muzima nk'uko ubibonye wenda icyaha umbonyeho icyaha umbonyeho nakangaka kandi nakanyweshejwe n'umugabo wawe nakanyweshejwe n'umugabo wawe ntabwo nari nzi ko uri umugore w'isezerano inzoga ikana urumva yatubuye vino ayigira vino nziza y'umurera humura nutaha umubaze niba yarigeze amenya nk'inzoga sinanywaga inzoga taza kugenda wenda ukagenda sinanywaga inzoga niyo wabiteye yarambeshya ariko papa Lisa arambona sinanywaga inzoga ihanagure mubyeyi ihanagure uri umubyeyi mugenzi wanjye ndakumva pe cyakora abagabo barabwira pe humura teta ntabwo azaza kuba iwawe gusa niba ari ukuza kugusura nk'umwana ibyo dufite ni ibya Lise na teta ntabwo ndi umugore mubi ariko kandi kuba wareka umwana akajya kurerwa hari ese kuki papa teta yabaye igikoko bigeze hariya koko mw'abantu mwe mudukurikiye 0783 mutugire inama turazikeneye hano ho mbuze icyo ndenzaho rwose nshimye Imana yo mu ijuru pe shimye Imana yo mu ijuru yamishuriye ibihishwe imyaka ngo ingahe 5 Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro rwose pe ndayishimiye nyihaye icyubahiro nta cyantu na kimwe cyahishwe mu isi